Ndashimira Paul Kagame uburyo yampaye inka, ubu ndakama pe, ndakama ubu ngubu ndanywa amata n'abana bakanywa amata. Kagame niwe watumye mbona iyi nka, none se iyo ataza kubaho nari kuyibona he? Ntayo nari kubona, nari kuguma gutyo. Iyo ufite inka bakayikwiba baragufunga, abayobozi baragufunga, ntago bemera yuko ari weho bayikwibye, ahubwo baba bazi ko ari weho wayigurishirije. Nta karengane, none se nyine ko nawe uba utazi uburyo yagiyemo, wenda hari ukuntu umuntu ajya mu buriri akaryama agasinzira. Abajura rero ntago wamenya gahunda zabo. Nta karengane tuba twazize, iyo batwibye bavuga ko ari twe twazigurishije bahita badufunga, tukamara nko mu rukoma amezi 2 cyangwa 3. Ngiyi muri kumva baje bakayiba, ubu umugabo yajya gufungwa bavuga ngo niwe wayigurishije kandi bayibye. Ari umugabo ufunguwe ejo bundi bita Jean Paul Rudebuti hariya ku muhanda. Ejo bundi bamwibye nawe inyana yari ifite nk'amezi, bamaze kuyimwiba abayobozi n'ubundi babaye ngombwa bahise bamujyana kumufunga. Ubu atashye ejo bundi kuwa 5. kandi bayimwibye mubizi nk'abaturage rwose n'abayobozi turabibabwira, ariko gitifu ntabwo yemera ko ari twe baba batwibye, baba bavuga ngo twe twazigurishirije. bakwibye inka nta no guhana gusumbusha ngo baguhinde, ntabwo bagusumbuza ngo baguhinde, kubera ko ubwo biba bizwi ko ari wowe wayigurishirije. Ntabwo bagusumbuza ngo bayiguhe, ahubwo bo kugira ngo bayiguhe uguma. Ntase ko twumva abandi babiba nta kibazo bigira ku kimwebwe mwumva ko baba bazigurishije, muba mwazigurishije. Twebwe bafasha yuko ngiyo bazibye abajura, twebwe tuba twazigurishirije. Ikibazo kugira ngo nimba banyibye inka, mbura akakenda, mbura no kwambika umwana, mbura n'ikiro cy'ibishyimbo, ntigo ajya kujaga ngo nagurishije, ahubwo bo bakaza bakafite bakajya no kufunga.